muravaye ndavuga nti yaroroshe n'amata by'amavuta muri champion amakipe ari kwiyubaka bidasanzwe zimutarabonye muri APR muri Rayon Sport Police ndetse n'andi atandukanye ariko hari ikintu cyitwa battle abantu biteze donc gasanga muri position imwe hariho abakinyi bagera nko kuri 4 kandi bose bari capable yo gukina ndatanga nk'urugero nko muri APR Football Club nka nimero 6 cyangwa mu holding midfielder cyangwa defensive midfielder uraterwa n'abandi no kuri buze kugita na role yabo bafite umuntu utadoro wangu umutoza akunze bafite umusore bita Daoud umusore wavuye mu gihugu cya Ghana bafite umuntu bita Frodouard ikipe ya APR yaguze mu ikipe y'Facio bakagira n'umukinnyi witwa Nshimirimana Ismail Petit cyo gukina aho hantu binavuga ko n'uwitwa Bonner Casemiro ashobora kuza muri equipe urwo n'urugero rumwe mu ikipe ya Rayon Sport abari kure imyitozo mu nzobere ko nako Sefer mu ikipe ya kabiri aho hantu ntago tuhamuze tumuzi mu ikipe ya mbere inshuro zose bari baza SSF na Majaro garutse ushaka gukina biragenda donc hari ikintu cyitwa battle abantu biteze ubwo roje nawe bench nyine abayayiri ni ibibazo bikomeye cyane akaba poste ya nimero 8 cyangwa se box to box muri Rayon Sport ya Keve ngo n'umuntu uta Rashid bura muri babara ko ngo witwa Kevin ngo kumukinisha mu Farsi bingane babyumva nimero 10 arahari donc izo postes zigeze ari cyane cyane mu equipe atandukanye ndabanza nkubaze ni yihe bato ya mbere biteze muri izi champion kwanza tubwire nk'esha ubundi ndaza kubaza ikintu cyose cyabo nko kuri Keve azakina uwo bahuriye ku mwanya yaba Rishari yaba nde ibyo ni ukwiyakira ntacyo bakora mutamwitote gadura mu cyitwa Rishari izina ryose bamuha Keve azamwicaza ni Odegaard undi ni Ruri Keve azamwicaza ibyo byo nta dute mufite ubwo nta diurimo aho ngaho kandi wihari ariko donge mbona zigoye ahubwo hari umusore APR yaguze witwa Ariune Swane n'umuntu witwa Yunus koko Clement we n'impeccable bagomba kwicara bakiga umwanya urahari bo bagomba kwishakamo bakinana uyu mukinnyi uvuye muri Senegal ari umushobora gukora muri equipe yabo ya Chan akaza muri equipe ya APR akahura n'umusore nawe uri kona kora puza nationale yacu tugira ikintu cyo gukunda amazina y'abantu baje bashya ugasanga abantu wenda barumva abakinnyi bacu baciriritse ariko ngo mu myitozo no muri match ziri gukina mwabonye yuko ari unisobanure ko ari hanze akabanzamo uyu musore Yunusu ni bato bizaba bigoye kumenya ngo ninde ukina nimba mu defenseur wa mbere muri Senegal ashobora kuza kubatoringa no mu defenseur utari muri babiri ba mbere na batatu ba mbere muri championnat y'u Rwanda yavuze ko championnat muri Senegal tuyisuzestime ntago ari kwisuzestima ahubwo dushobora kuba dusuzestima wenda n'abakinnyi bacu nabyo birashoboka ushobora gusanga Yunusu umutoza uko mureba kuko ni imibare ni ibintu areba nyine ibyo ukina akabara niba ari amadiweri wagiuganya akareba imipira wakuyeho akareba uburyo uri comfortable na baro ku kirenge akareba uburyo nyine wiyangaja akareba uburyo nyine umva consigne aba ari ibintu byinshi akadesida nyine kuko ni icyemezo gishingira kuri performance ntago ari icyemezo gishingira kuri nationality ntabwo gishingira ngo naturutse aha ngo naguzwa ya ngo naje mvuye muri championnat biprove nyine nese ntimuhari nese si ikibuga si barose biprove ntacyo bihindura nubwa mbere umve umukino waguze ahenze ariko bikarangira irimo ineremereye ahubwo niba ari n'ikintu bikubwiye mbere umuntu yitwa Yunusu wari Yuniswane natitonda azayirya iyo ni bato ihari abantu tugira ukuntu tutubana amazina y'abakinnyi b'abaroko ariko yicoze Benjamin none mwibutse urakoze cyane turetse n'ibya Benjamin reka mwibutse uzi profile ya Pama Songwe ntiri muri profile zagukanza agurwa muri Pama Songwe ikintu nibuka tujya kumutangaza baravuze ngo Pama Songwe yumvise ngo nabaye successful muri champion y'u Rwanda ararira arabata ahantu haba umupira umuntu yavuye atawufunga niwe mere joueur mu Rwanda yumvaga azaza akayobora ibintu byose niyo mpamvu ngaje ikawuturi hano baravuga ati umuntu rero witwa kwitonda Arebaka witwa Barafina bakabye wingi baravuga ati ibyo byo kuvuga ngo Cameroon ngo warahamagawe ngo ibiki ni inkuru tumvikana mu matwi benshi yari yakiriye so same scenario ishobora kwisubiramo iyo ni bato ya mbere mbona iya kabiri bayikomojeho iya kabiri inaremereye nananeye ubwo niyo muri mediane ya APR ariko mediane APR abantu batabara 6 gusa even reka nkubwiye dufate 6 na box to box donc mu defensive midfielder no mu nimero reka ngufatire ikomeye cyane no kurushiza mediane y'umuntu witwa Rampti n'umuntu witwa Nibizi Ramadan ushobora kubyumva ukumva ibintu nkubwiye sibyo ku izina ry'Imana iri mu ijuru Rampti na Ramadan
ni umuriro. uyu ngo nta batini wari kumutoza avuze ko Ramazani agomba gukina none ariko none oya urayika kwita bato gute ari umukinnyi wari uri kure muri equipe nationale ya Ghana mu gikombe cya Afurika. Timushyire kwa Ruboneka ntacyo mushyire kwa Ntibibo niba Ramazani yakwicaza se urumva Ruboneka yagukorera ibiki? Ruboneka ni umukinnyi man ibaze ko na ba Sefu ngira ngo ejo bundi yarayibonye inyarwanda witwa Karikeza amubaza yabajije Sefu aramubwira ngo panga 11 mwakinanye beza. Ibaze ko muri iyo kipe b'abanyarwanda ibaze ko muri iyo kipe yapanzemo Ruboneka arimo Ruboneka ibaze ko Ruboneka byageze ahantu umutoza Froge atangira atamwemera kubera kubona ukuntu Mediane Ruboneka yashoboraga kuburamo umwanya akemera akamuhengeka ku ruhande. Ruboneka agira wakleti idasanzwe ni umukozi ni umukinnyi w'umukozi afite travail kandi ikindi agira discipline tactique. Ibyo rero byaramutse nabyo wumva ko bijemo hejamo kidogo ntabwo ari ukuvuga ngo aricaye. Icyo turi kuvuga bato turi kuvuga ngo ni umuntu utaje ari ibyo kuvuga ngo ndahita njya mu kibuga gusa ntabwo ari icyo tuvuze. ntabwo tuvuze ngo abakinnyi ngo ari Yuniswane ngo Rampti ngo Dauda ngo bazicara oya turimo turavuga ngo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo biroroshye ngo umwanya urahari. nta garanti uyu mukinnyi afite yo kubanza mu kibuga. Njye kubona nyinshi ziri muri APR ko rero Chris njye nyinshi ya kabiri ntacyo turatwara ari batatu cyangwa dushyiraho Pichu ko na Pichu yo poste shop Pichu ntago arimo Pichu ntago mura muri batatu mukuremo Ramazani na Frodo ari mukuremo oya ni gatandatu na Frodo ari kuri gatandatu mukuremo ntago ari muri batatu tusigarane babiri oya babiri Casemiro yongeramo Casemiro ntago azaza Casemiro nahoze mvugana n'abantu muri APR babareba umuntu simikubwa kushaka guhita umutekereza umuntu mwaganira muri APR kandi akagwa amakuru yizewe. Casemiro yarashoje urabizi APR yashakaga kumuzana n'amafaranga meza. Ibaze ko nabajije muri APR namwe nese basi kuri saison nk'imwe mwagejeje 2020 muhana umushahara nk'ibihumbi 3 arayanga barambwira ngo twamuhaye amafaranga mu myaka 2 arenzayo bivuga ngo APR ushaka ko yarinjiye wenda no muri range 50 nkuko bivuga rwose nanjye nabitekereje yego banamwana sereri nziza pe aravuga ngo ngewe aje wanjye mfite indi offre. Uriya mupeti we ikintu ari kureba ntago ari kureba ibyo gukina cyane n'iki ariko amafaranga rero nkuko ubizi hariya muri biriya bihugu byo muri Maghreb ushaka gusanga bakubwira ati sinya seze ebyiri turaguha inoti 100 ushyira ku mushahara w'500 ube wibereye hano. Nuko babigenza bo ari giye nko muri Libya cyangwa se n'ahandi bafata package abantu mu mwaka uzahembwa amafaranga bakayingira no kuri signing on yego bakayaguhera bakaba babara akira ibyo rero ari kubwa APR ngo nakishime nanjye kwa mu rugo ngi ibiryo byo mu rugo mbana n'abantu bo mu rugo nkina mu rugo mbana cyane atariko range muri kunshyiramo ntiyatuma hari ukuntu uvuga ngo reka niyengagize 200 wenda byo muri tuvuge Libya nze gufata wenda mu gihe cy'imyaka wenda 120 byo mu Rwanda ntabwo ari kubona harimo no kwegerana ari kubona harimo gap nini itatuma asigaye amafaranga uwo nguwo likely rwose 80% ntabwo ahari. Reka dusigana abasigaye hari utwa Tadeo Rwanga bamwita ngo ni engineer mu kibuga umutoza ngo kiyagera avuze ngo uyu mukaseri nk'uyu ne mwashaka kurekura mwa propose ngo gutiza ngo cyangwa mukamurekura akaba n'umuntu uta Dauda watumye ikipe yatwara igikombe muri championnat Ghana iyo bita Samatex naho ko nige kwizina rya champion kubera ya ntoza ya company nagasururende yihorere sasi yo batorero bimeze bite kuko abantu ntago bumva ukuntu mediateri APR kubwati twamurwana na Simba tumukura mu menyo ya Simba nundi mediateri wabaye muri Simba yandi yaryanaga Mediane abatadero Rwanda nabitwa ba Tuta Chama n'abandi batandukanye bakavuga bati ibi bintu biraza kugenda Steven turi mu kazi kawe bato uribona rano mu boss wacu muri Forte Bet ariko ubwo reka tureke kumushyira kuri kamera abantu haramumenyereye ariko aranaza mu kanya wa mugani icyo mvuga bro ikintu cyitwa bato irahari. Dauda n'umukinnyi muto pe njyana nakunze na taye mu bakinnyi APR yaguze nakunze igihagararo cye n'umupeti uri very athletic ubona afite nyine umubiri mwiza souplesse umubiri utaremereye cyane ubona afite amakwisi meza nyine akomeye y'umukinnyi nyine ubona afite umubiri nyine w'umwatlete ni byiza ariko mu mukinnyi ufite maturité nkuriya abatado bakinnye ayo matsinda Tado umukinnyi ufite corps zitari munsi ya 20 na 30 muri Uganda Cranes Tado ashobora kuba atihuta nibyo
ariko akantu ko gukina zone akofaringa ibyo aho agomba gukina nyine muri kiriya kiziga cyo mu kibuga mo hagati nk'umurekiperateri avuga ngo urabona kuri ikiziga kigabanije mu kibuga kabiri kimeze hagati y'uriya murongo azi ko agomba kugera hariya ku mpera y'ikiziga mu kibuga cyabo akakiriramo baro ariko no mu kwisunika agakavaringa nka metero zitarenze nk'esheshatu akayikora kuri cya kiziga akambuka akayigeza ahandi none ikiziga kirangiriye agahita ahagarara akaba yagize kuri nimero 8 iyo espace itarimo metero 10 kuyikuvura eshanu ayikina neza bivuga ngo nakazona metriza wenda iyo bibaye ikipe ikihuta cyane ikaba pressinga udaranje amusaba gukora cyane dushaka kumuvuna nabyo byabaye burya piramide ngo batera bitandatu ngo yajyaga kubwira Froje ati abantu bari kumbana benshi ati jya ubwira Mabaka abantu z'abanota ahunga kubita gatereka Afrika igira gatya nicyo kibazo agira ikibazo yakira n'ikipe imuhoraho buri kanya cyane ariko ari ikipe ya Pele ya Domini bisaba kukura inyuma usunikira nimero 8 wikontororera zone ari abantu bari kuza gake ahubwo bari kudefanda wenda haza batatu babiri baje kwataka ukabazibira ukongera ukayitanga abikina neza rero ngo abantu banibuka umutoza akira muri Monastir yarafite umutipe w'umwirabura ukina hakura kwa Tadon akinisha poste gusa nta kindi kintu arashe cyane nzengo gukunda style byo babita abasorore rekiperateri hari ibintu bimira twita t-shirt mwereka kano kantu urabona tankuru donc iracuritse tankuru ayo noshaye n'uyicurike hano kuri hano irangirira reka mbi kandi dufite forte bet ahubwo nanjye ndi umurwayi urabona aho bitaro Lorenzo insinga biteka inkawe uraburirimba nyuma ariko twanze twanareze Fatinota wow buretse we Lorenzo Fatinota urabona ahangaha naha tuvuge ko hano hari 8 n'10 ni cyagiye bakina basa n'abatega cyangwa se 8 hirya uryi noneho hano niho habari gatandatu nibyo wasobanuraga bya Ron defensive midfielder iryo rero arabikina neza ariko none ikibazo gisigara ari iki siko ikipe zose mukina iza Kanyarwanda izi za Muhazi za Gorira izi zande APR ihora nazo n'ubundi ribo zidomina ibyo yabikina bayimpoza jeya ariko mu mikino ikomeye hari ahantu uzasanga ukene mu kintu very athletic ufite n'imbaraga witeguye no gukora akanagira n'uwo mwuka niyo courage agahangana akanagira na influence muri je ego aho rero aho niyo mvuga Dauda kashobora kuba wenda ashobora kuba mwiza kurusha ndashaka umutirere ngenda abona uriya mwana atuje aba adafite ubwana adafite attitude y'abana nyine umwana ni utumutsima niko tubyita atari wa muntu nyine bajya bavuga nyine mu cyongereza ngo ni umuntu nyine who give it easily nyine cyangwa giving up easily nyine donc match nyine ukabona iramuremereye yarayitaye hari ukuntu umuntu ava mu bintu nyine ukabona poste yabaye cyamba abantu bose bari kwinyuriraho n'adafite mentalite nyine yo kuba seriye ari wa muntu wikaze nyine akavuga ati nakuriya ba Sefu tuzi yizirika akaba ati match nubwo yaba ari ikipe remereye niyo yabazamu niyo yaba pyramide kuko ubwo nituvuga zamu ubugiye guhangana na Feyitoto kaba kakunyuraho buri kanya ari umuyaga bibiri ndavuga ntibirakomeye aho cyiza Prince Dube waramukize tuzaza undi munsi ibyo ni ibindi niba uwo mwana afite umutsi nyine yiteguye gukompeta ashobora kuza akamwicaza aho harimo bato ariko ngenda yireba cyane muri locote mentale y'uriya mwana how strong he is mentally nyuma interview mbona n'umwana uzi ubwenge bwinshi ku buryo ibyo ikibuga kizatubwira hanyuma indi diwo cyangwa se indi diwera ahubwo diwera ndashaka kuvuga ku muntu bita Mamadousa n'umuntu bita Victor Mbamata baragiramo rimwe cyangwa harajyamo umwe agomba gukina ndakica n'uruca abana APR na mediateur batatu n'abawinga babiri na rutahizamu amasabona 61 Terekafiri yego none cyane y'ubwoba style ye niyambawoma bose n'aba box poacher no ngo kare akantu kitwa box niho bakorera akazi kabo bari muri box bayikoraho ni beza ariko uriya mu petrol highlight mwana nazi mwagiye muzibona ahantu hagiye hatandukanye my brother umuntu witwa Victor Mbawoma yitonde cyane ko tutari kumwe yitonde kuri Mbawoma njye mbikubwire yitonde yamurusha profile ariko uriya mwana Mbawoma abaye top scorer wanuza wa CAF Champions League Mbawoma yakini ikipe y'igihugu Nigeria senior yego undi ni ya cyane ni nawe top scorer champion w'u Rwanda yego yabaye na top scorer muri champion Nigeria kuri ntuza kuri statistique ariko agasigara ikintu kimwe
ese uyu mwana aramutse afite ibintu byo kofaringa kurenza ibyawe ko profile ni kimwe ariko nicyo nyine ikibuga gitanga kikabikina statistique ziravuga uri kuri Mbawoma niho njya ngende kuri uriya mwana niho rero batitangiriye Lorenzo naza dukize Lorenzo igera hano Mamadou Sy uyu mwataka na Mbawoma uri kuri inde n'uwitwa Vita Mbawoma ngende ku mwana inshuti za nibizeme impaya muri wowe good meze mutese saba cyane bo ngiye nkurikije ibyo nabonye Safa avuga match muri oyambi match zombi Mbawoma ni utayizamu mudashobora kumara imikino itatu adatsinze igitego utayizamu muzi gutsinda ibitego Mamadou Sy ku mukino wa mbere burya gutsinda igitego kuri debut bikwerekana ntabwo bisanzwe Marcel yaje narigeze oyambi kumwe na Lorenzo narigeze ngo mugiye kungarika ngo mumbwira ngo birasanzwe ntabwo bisanzwe bwo umukino gutsinda igitego kuri debut yiwe aho igitego batsinzwe nari nakize hagaze neza asimbuka ku myaka 23 agatsinda igitego kuri debut yiwe muri irushanwa rero officiel burya Mbawoma yatsinze igitego ku mukino wa mbere ariko ari umukino wa gicuti na Marine hano muri competition iri hanze y'inzu kuri match ya Marine ni match y'imyitozo this time kuri Mamadou ni umukino wa competition hanze y'igihugu kandi bakina n'ikipe nyine nyamahanga so bikwereka nyine confidence yinjiranye muri club n'abatayizamu bombi beza ikiza nkurikije imikinire yabo bashobora gukinana bashobora gukinana nicyo cyiza yaba Mamadou ku myaka 23 Victor Mbawoma imyaka amaze kugira experience muri APR baramutse badakinanye waranza mu kibuga nge ntekereza ko akwiye kwa Mbawoma kuri inshuro kugeza igihe Mbawoma azagaragariza ko atari utayizamu ku buryo kugeza igihe Mbawoma azagirira intege nke akagaragariza ko atari utayizamu wagerageza PRFC bigatuma Mamadou ahabwa amahirwe agachallenge na Mbawoma yaba mwiza kumurusha agafata umwanya akamukura mu kibuga ariko sofa kugeza ubu saison Mbawoma amaze muri APR nubwo yagiye agira imvune ariko umukino yagaragaje ko iyo akinnye araderivaringa atsinda ibitego ntabwo ari umukino utabicaza gutyo gusa so bizasaba ko aba mubi kugira ngo Mamadou Sy agire umwanya ubanza mu kibuga mbona ari kubaza ikibazo kimwe ndamutse n'umutoza ngiye amwita nka Makuza aseke Makuza dijinaze nje ntabwo numvaga ibyo ijambo avuze rivuga ngo nagaragaza intege nke urabona bizafata igihe kingana iki iyi Sekafi irahagije ati Genge kuguha fact yanjye nanjye nareke nanjye ntekereza ko ndemeranya nawe ko umukiriya wabaye top scorer atapfa kurya bench ariko ngiye kubaha fact zanjye oya ariko ngagaza ndagiye ryari kamaze ubwire icyo mbona aperi burya ubiki ni imikino binarayikira ko ushobora kuyobora itsinda kuko ntabwo ntegeza ko Sports Club Village Yobo izapfa kwitsinda so niyo banganya aperi yayobora itsinda ariko demi finale who knows ashobora n'ikipe ikomeka aba challenging Mbawoma n'umukinnyi urata aramutse arase cyane nko ku munota 60 bakamuvanamo Mamadou akongera agasubiramo kiriya kintu yakoze agatsinda igitego wenda a winning goal bagera kuri finale n'umuntu umutoza akongera akihangana akabanza Mbawoma bageze kuri finale Mbawoma kora bwa buntu bwe bwo kubanza kurata ibitego byinshi bakajya ku munota 60 akamuvanamo Mamadou akongera akagira ikintu akora I swear to God ku mukino wazamu yazamu amahirwe nibareze ikibazo kimwe Emenibizi inshuti yanjye nkunda cyane mbwira muri sezi ishize yaba ari muri match ebyiri za Champions League apera ko ikipe muri Somalia yaba ari match ya Pyramide yaba ari match za championnat nini ubwo ndavuga match za Rayon match za Kiyovu match za Polisi wenda namukura sizo kipe ni se buriya enye zahangana na AP wenda nadushyiramo na Kigali nubwo yari imeze nabi namusanze tuzigire neza eshatu ngira dufate ikipe 5 muri champion ubwo dufate match 10 arena retour duterwe na match za Pyramide ebyiri 12 dushyiramo za ikipe zo muri Somalia izindi ebyiri ze 14 korera match 14 grand rendez-vous mu mibare ya Mbawoma numboneramo ibitego 4 muri match 14 kive hano kijya hano sinzi icyo baba bavuga ariko ubwo niba ari igihanga kive hano kijya hano muri izo match nawe ko grand rendez-vous Mbawoma atajya Lorenzo umuntu natsinze kuri match zikomeye utayizama ari wabyo bafana Lorenzo aho rero kuri match aho nyine hirya ntabwo yaragiye n'amakipe akomeye tega amatwi wumve eme
icyo Lorenzo avuze rero baretse mbaze gusubiza icyo bangwa kuri Grand Rendez-vous yatsinzemo penalty yego simba yataye ariko reka nyemere ibyo si yabonye kimwe namubwiye ngo nshakire bine nabibona nabonye ngo kive hano kijya wambwiye ngo kuri match zikomeye niho habafashe rutayizamu nanjye ndabyemera uzi rero igipuruva nyine kuri umukinnyi wa danje uri grand joueur nyine nuko kuntu nyine the day uri targeted nibwo proving abantu rongo kabwa ngo niyo mwamfata niyo mpamvu nyine duklase abakinnyi bamwe twavuga ngo abo bantu ni abakinnyi muri classe ya mbere bagira match mukanga tukajya bari tuvuga ngo ni umukinnyi mwiza ariko ari muri average class ni umukinnyi ushaka kugira amata ibyo nanjye kuvuga ngo sindabona Mamadou kuri izi match zo mu Rwanda sindabona Mamadou contre Rayon sindabona Mamadou contre Kiyovu sindabona Mamadou contre Kipe ni ikipe isanzwe kandi cyane bivuga ngo icyunge mvuga aramutse ari umuntu ushaka gufata match nini akazikora akazitsinda wala yazikora navuze rero amahirwe azahabwa muri Sekafa cyangwa yabyaza niyo mpamvu muri matches zikomeye bacaza ahabwa umwanya kuko icyo twemeranye na Aime nta hantu waherwe na mama ngo tuva ngo ari tokora atarananirwa ngo ndakwereke ko abantu yavuye buriya mba muri hano yakinnye sinabatekereza ko Mamadou hari ikintu ushaka umupira wuzane uramutse urebye kuri profile hano abakinnyi bazana nari uramutse urebye kuri profile hano abakinnyi urautomboye umeze neza umeze neza abanyarwanda wow urumva icyo navugaga mbawoma ukurikije ahantu yavuye buriya aza mu Rwanda nk'uko ibintu twamuvuzeho n'umukinnyi warahamagaye muri equipe nationale ya Nigeria n'umukinnyi waranyuze mu maklub akomeye muri Nigeria so ntabwo ari mu gihe twavuga n'ubundi yaje aturutse ahantu hafeke Mamadou si nta kintu ushamba mu makuru na Lorenzo hano banyuze ahubwo Lorenzo ndaje mu kanya twazogana kuri bato amini rigani dukoresha iminota 5 dusoze iminota 5 nyine twagiye ni gushaka ari bato nakubwiye umuntu bita Safe n'umuntu taruna Musa Majari yego Safe ntabwo tumuza mu bench muri equipe yari yose Majari rakubwira ati kwanza n'ubushobozi tuzi kuri Majari senyeneye kubiganira abanyarwanda dukunda abakinnyi bacu senyeneye kubiganira Majari barusha Safe umupira cyane sinshaka no kubiburana ibyo byamba mu bavugaga na sinshaka no kubiburana iyo nta nturimo igihe nabonye Majari akina umupira muri uru Rwanda igihe namubonye muri sezi ishize nta mediateur numero 6 mu myaka 5 iheruka hano mu Rwanda nushaka ufate nabo bakase muri abanyarwanda nushaka ufate bakamba nta mukinnyi twagizeho umunyarwanda récupérateur numero 6 muri no myaka wahagara ku rwego rw'uriya muri rwitwa Majari ni nyamaswa bwo Majari wa ni situation yatumye kana mugeroje akina zizishize manza mwigishe mu basics reka mubwire ibintu bitanu Majari wa yofaringa mu kibuga kandi byose akabyexeramo kurusha Safe ikintu cya mbere Majari wa azi kurusha mediateur wose mu Rwanda Majari wa afite imbaraga ikintu cyitwa physique abakinnyi afite amaguru akaraze nka kuri ya Lorenzo afite amakuru sinare ya Majari wa ni imbaraga ikintu cyitwa kuba athletic Majari afite imbaraga man afite ikintu cya ball winning kitabaho man arakomeye icyo kwitwa kumupi arakomeye uriya muzayirwa n'ikindi icya kabiri buri mukinnyi w'umumediateur asabwa kudakina ibintu byinshi ubundi bavuga ko basics z'umupira ari ibintu bibiri ku mediateur ni control na pass icyo kintu cyitwa kwica umupira ku muntu witwa Majari wa wagira ngo ni icyaha afite atazigera akora mu buzima bwa aramubwira ngo nugikora uzapfa bana we agira niyimuhaye ni kuvuga ngo yakuraho baro kigendera gahoro barabayibereye muri biki hari nizo bamuha ko kuntu yororerwa barayibereyemo nibi hari nizo bamuha ntanayifunga bakayimuha agahita ayisunika nanone direct ayitanga vuba kandi neza icyo kintu cyo gutembereza umupira nicyo kintu nyine gituma ikipe progressing ikava inyuma ikajya imbere aracyumva icya gatatu twemere ko Safe muri bihe bice adaho bishize Safe agize ikintu cyagiye kimumanura cy'amadesordre muri transfer ye ntagize gutuza muri we icyo amwabona Majari yagize imvonese zishize ngo yakinnye retour ngo iki n'ibiki yarakoranye n'ibindi ariko yarakoze vacances yariteguye Safe aracyafite gukora kugira ngo yongere agaruke kuri pick yo hejuru bongo iki kintu kizi yakoze ruvumu yabikora ndabyemera iyo ni ingingo ya gatatu iya kane twese tuvugisha ukuri
umuntu witwa Sefu utuntu akunze kugera tw'imyitwarire imwe n'imwe twa disipurine ugasanga duteje ibibazo bakavaringa ugasanga muri Kiyovu muri APR byamukuyeyo ni ikintu agomba gukora kuko Majaliwa ntabwo ari umukinnyi uri disipurine uvuga ngo yasibye imyitozo uvuga ngo yayimize ngo aza mu myitozo nta ngufu icyo kintu agikora neza agerageza kugira disipurine. Ikintu cya gatanu kuri Majaliwa ni umukinnyi ukiri active muri equipe nationale y'intamba ku rugamba. Ako na Sefu ejo bundi ntiyasigaye uretse izi match zo muri Sefu ntiyasigaye match ya South Africa none se cyo bita current form uzikuyemo kandi muzoze rero icyo atakinaga yari yaravunitse ariko na Sefu ni ibyo bibazo yagiranye na Kiyovu ntiyahamagarwa ariko aheruka guhamagarirwa ni titulaire mu kipe ya importe tubyemere South Africa yanayishari tubyemere dore ikintu nemera Sefu asigarana Sefu agira akantu ko kwizirika no kuba yatsinda igitego kuri match ni ariko wala uriya mwanya hazazamo na nguvu ya ndani sinubeshye hari umuntu muri yarambwiye ati ikibazo dufite utazakaraba nitere neza umupira utazakaraba utazajya gukaraba wabyumvishe biri kuvuga uri kubyumva wallahi biraza ko umuntu azakaraba ngo Rayon Sport mushaka kugira ikibazo kuri gatandatu nguzajya akina gakina nabi ngo bitewe nuko ntawe uzaba ari tayari muri bo wese ashaka kuza bikajya ku giti cye so tugana ku musozo twanze ko namwe icyo bita duel ya mbere muri championnat yo kwitega bwo ni Mamadou Sa ndetse Nambawoma cyangwa uri kuri witwa Yunus ndetse n'utwa Yunus harya na Yuswane donc ukonfirmye ko ari ibintu za duel ya mbere izabigwe muri championnat tugana ku musozo Yunus ndetse na Yuswane Nambawoma ndetse na Sa Yunus reka nyemba pange Yunus azabanzamo Dauda azabanzamo nuko mbyemera Mbawoma azabanzamo ariko ya mwana harimo dibikomeye cyane hanyuma muri Mediane nibize Ramadan azakina na Ramt azamubanza nyama so muri Rayon Sport Majaliwa azakina so reka tunanyarukire hejuru tubereke na moduko imeze muri Fortbet